Reka twongere tubasuhuze turizera ko mudukurikiye aho mwaba muherereye hose. Reka tubasubize noneho tubajyane mu Rwanda. Twongere tubabwire inkuru idasanzwe ni hano mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo aho umwana yongeye gukora amateka. Ni umwana w'umuhungu mutoya yagiye ku ishuri yambaye uniform cyangwa impuzangano ya uniforme y'abanyeshuri basanzwe ba primaire, yongera arenzaho umwenda cyangwa impuzangano ya polisi y'u Rwanda. Ibyo bimeze bite, byifashe bite ku by'uyu mwana? Uyu mwana yatunguye benshi cyangwa yagarutsweho, yavuzwe cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni umwana n'agashati ka uniforme ke kasanzwe yagaragaye yiyambariye, ubwo ni impuzangano ya polisi y'u Rwanda ya RNP, dore ko bigaragara imbere ku mufuka uko bisanzwe nk'impuzangano ya polisi nyine sina muri rusange. Ibyo byose abantu benshi bakomeje babyibazaho. Polisi y'u Rwanda cyangwa abahagarariye polisi mu ntara y'Amajyepfo cyangwa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo nawe yagize ibyo atangaza. N'umwana muto w'umuhungu aho yari ari kujya ku ishuri ejo hari mu mvura, aho yafashe agashati cyangwa agashati ka uniforme ke gasanzwe agerekaho umwenda wa uniforme usanzwe wambagwa na polisi y'igihugu y'u Rwanda cyangwa RNP ashiraho. Ibyo byose ari byakoze abantu ku mutima cyangwa se abantu benshi babyibajijeho, ari nabwo ku ishuri cyangwa se yakomeje guhatwa ibibazo abazwa ati imyenda wayikuye hehe. Ibi byose byakomejwe byibazwa n'abantu batandukanye. Gusa uyu mwana yarabivuze ati aka kenda reka nkiyambarire, papa asanzwe akambara, ajya akambara nijoro, nanjye nakafashe mu mbeho ndakambara. Ise ubusanzwe nsi umusirikare cyangwa se umupolisi, nta nzego z'umutekano akoramo, ariko ubusanzwe yakundaga kujya yiyambarira kariya gashati mu gihe cy'umugoroba. Ibyo byose ni byakomeje gukanga abantu, bikomeza gucanga abantu bibaza ati se ibi ngibi yaba ari byo yajyaga akora cyangwa yajyaga akambara nijoro akaba yakora amabi nyine muri rusange. Polisi y'u Rwanda yo yagize icyo ivuga, yagize n'icyo itangaza kuri uyu mwana w'umuhungu wagiye ku ishuri yambaye uniforme ya polisi cyangwa impuzangano ya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatanze umucyo ku nkuru y'umwana wo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye cyangwa se yashikikanye ku mbuga nkoranyambaga imugaragaza ari ku ishuri yambaye impuzankano y'ishati ya polisi y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Habiyaremye Emmanuel yabwiye igihe cyangwa yabwiye abanyamakuru igihe, ibinyamakuru bitandukanye n'abanyamakuru bacu nyine batandukanye muri rusange, ko iyo mpuzankano itagikoreshwa ariko hatangiye iperereza ngo hamenyekane uko uwo mwana yabonye uwo mwenda wa uniforme. Abandi bantu cyangwa ibindi binyamakuru bitandukanye byagiye bibivuga ukwishi, abantu benshi babivuze ukwishi. Hari abo byateye ubwoba, abandi bana nyine byabateye ubwoba muri rusange kubona undi mwana yambaye polisi na polisi ba inzego z'umutekano. Abana bato barazitinya turabizi, abantu benshi byarabacanze, abantu bakuru ati se iyi myenda yaba ari iya se, abandi ati se yaba ari iya bamuhaye. Abantu benshi baketse ko yenda yaba ari iya se akaba yayikoreshaga mu buryo ki cyangwa se mu gukora amanyanga runaka. Ibyo byose biracyari mu iperereza. Polisi y'u Rwanda nayo hari ibindi byinshi yakomeza ivuga. Polisi y'u Rwanda yakomeje itanga umucyo cyangwa ihumuriza abana cyangwa ihumuriza polisi y'u Rwanda nyine muri rusange abaturage b'u Rwanda ati ibyo birasanzwe kandi umwenda ntusanzwe ugikoreshwa. Ati ibyo birasanzwe ko umwenda ushobora kuba warakoreshwaga umuntu akawubika akakomeza kuwukoresha, ariko ibyo byose ntago byatuma iperereza ridakorwa. Iperereza rirakomeje. Ati rero ni muhumure, reka tugende turebe ko hari icyo twakora, reka turebe ko hari icyo twakomeza tukore iperereza ryimbitse nyine muri rusange. Ariko ku bw'ibyo nyine abantu benshi bakomeje kubivuga kwishi, bakomeje kubisesengura mu buryo ubumwe cyangwa ubundi, aho umwana cyangwa kubona umwana mutoya afata uniforme, abandi ati se ise yaba afata imyenda akayijyana nijoro mu bikorwa bibi cyangwa se ibi n'ibi. Ibyo byose bikomeje kwibazwaho, abantu bakomeje gucikuka umutima bamwe na bamwe, abantu benshi bakomeje kubifata nk'ibisanzwe. Nanone ubwo ibice bibiri by'abantu bakomeje kubifatamo uburyo bumwe cyangwa ubundi. Abandi ati uyu mwana yaba yabikoze nk'uwiyahura cyangwa se yaba yabikoze nk'isiyeri. Abandi ati umwana yakambaye nk'akantu kamumara imbeho. Ubwo ni ukuvuga ngo ibitangazamakuru bikomeje kubivuga uko bishaka, abantu benshi bakomeje kubivuga uko bashatse, ariko nyine ni inkuru yagiye hagaragara. Polisi yagize icyo bivugaho.
gusa hari umuntu umwe noneho ukomeje kubivuga atya cyangwa se uwo nagerageje kubaza yabimbwiye muri aya magambo. Yambwiye ati ibi bintu byashoboka ko se yaba yabikoreshaga mu bikorwa bibi cyangwa ibindi, akaba yabikoreshaga mu bikorwa by'urugomo, akaba yitwikiraga ijoro basi akaba yayambara, hanyuma uriya mwana nawe akaba yayambaye atazi ibyo se yaba yikoresha. Ati akaba ari Imana ishaka kugaragaza aho umunyacyaha ari, akaba ari Imana ishaka guhishura icyaha aho giherereye. Ubwo ati umwana yaba ari ikimenyetso cyangwa yaba yavugiye mu Mana Roho Mutagatifu, akaba ari ibyo byose bigiye gutamaza se nyine muri rusange. Gusa polisi y'u Rwanda yo nta teka yaciye, gusa yavuze ko iperereza rirakorwa hamenyekane icyatumye uyu mwana yambaye iriya mpuzankano ya polisi n'uko icyagikoreshwa, bamenye ngo ise yaba yambara cyangwa atayambara. Ariko ibyo byose polisi y'u Rwanda yavuze ko nta gikuba cyacitse, indatanga impuruza cyangwa inabwira abantu ko nta byabaye byacitse, nta bidanje. Ati nimwumve mutuje, ariko nyine turakomeza dukore iperereza tumenye byagenze bite, byifashe bite, ariko humure. Reka ubw'ibyo turasibizi abana cyangwa abana batoya bakunze kurangwa cyangwa kugaragara biyambarira utwenda tugaragara nkaho tudasanzwe. Ubusanzwe ni gakeya uzabona abana badakunda ikintu gitandukanye n'icy'abandi, usibye ko n'abantu bakuru muri kamere yabo bakunda ikintu gitandukanye n'icy'abandi, cyangwa kubona umwenda utambawe n'abandi bantu. Usibye kuwukunda, kuwubaha, kuwutinya, ibyo byose biba bikubiyemo aho ngaho. Usibye n'abana n'abantu bakuru niko bisanzwe. Iyo abantu babonye umuntu ufite imyambarire idasanzwe, bagira amatsiko yo kuba bayambara cyangwa se kuba bayikoresha kugira ngo babone ukuntu bihagaze cyangwa ukuntu bimeze. N'ibyo byose umwana nawe yaragize araprofita cyangwa aca mu cyuho arambara iyo uniforme, cyane cyane ko n'imvura yarwaga, abundi arakomeza arigendera no ku ishuri ngo ba. N'ibyo byose abantu ibitangazamakuru, abanyeshuri bigana nawe, abarimu, abantu bafotora, abandi bantu batandukanye, abandika, abavuga, abo bose bakomeje kubikoramo inkuru zitandukanye, abantu bakomeje kubibyina bitandukanye, bakomeje kubivuga uko bashatse. Abantu benshi ati ise yaba yambaga mubi. Polisi nayo iravuga ati ese reka turebe, iyo myenda ntiyakoreshwaga ariko se yaba yarigeraga yakoreshwa muri rusange. Ise yabaga yayambaraga muri rusange. Ese iyi myenda yaba yarabitswe bikibagirana hariya umwana akaba yayibatuye muri urwo rwego, cyangwa se imyenda yaba ihari uburyo cyangwa yaba hari icyo yarigamije cyangwa hari icyo yafashaga abandi bantu cyangwa base cyangwa abo mu muryango nyine muri rusange. Nicyo ni iperereza riberaho. Polisi yo yakomeje ivuga ko nta byacitse, imyenda nyine ariyo hambere. Ati ariko turagerageza dukora iperereza.